Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Isashimwe cyane bene data, yo basuhuza ni Pasteur Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turiga ku ijambo nise ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Reka dusome muri Matayo 24 mpere ku murongo wa 12 ngeze ku wa 14. Haragira hati: maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Aha ni Yesu wasubizaga ikibazo abigisha be bari bamubajije ubwo bari batangajwe n'imyubakire myiza y'urusengero rw'i Yerusalemu, bakayereka Yesu. Yesu akababwira yuko ibyo babona ari by'igihe gitoya, ko igihe kigiye kuzaza urusengero ntihagire ibuye na rimwe mu mabuye arwubatse risigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Bumvise iyo mvugo ya Yesu bagira amatsiko, rero baramubaza bati: tubwire ibyo bizaba ryari? Utubwire n'ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni ikihe? N'ikimenyetso cy'imperuka y'isi ni ikihe? Ayo matsiko rero bayatewe n'iyo mvugo ya Yesu yo kubereka ko ubwiza bw'urusengero, amabuye arwubatse butazahoraho, ayo mabuye atazasigara ageretse ku yandi, adasenywe, ataguye hasi ngo hatagira na rimwe risigara rigeretse ku rindi. Ayo matsiko yabo rero natwe muri iki gihe turayakeneye kumenya ngo bizagenda gute, kugaruka kwa Yesu ni kuzaba ryari. Yesu rero ntabwo icyo gihe yakivuze, yavuze ngo ntawe ukizi, ntawe uzi umunsi, ntawe uzi n'igihe, ku mpamvu z'Imana kandi ziri no mu nyungu zacu. Rero yadusigiye ibimenyetso bitwereka uwo munsi, ikadusaba kurebera kuri ibyo bimenyetso kugira ngo twitegure uriya munsi. Ibyo bimenyetso rero ni ibihe? Yesu avuga ngo hazaza abantu biyitirira Kristo, biyita abakristo, bavuga Imana ariko bahakana imbaraga zo kwera, bavuga ko Imana yera ariko bagana imbaraga zo kwera, bavuga ko Imana ari nziza ariko bo ari babi. Ngo hazaba intambara n'imuhazazo, ngo hazaba inzara n'ibishitsi, ngo abahanuzi b'ibinyoma benshi bazagwira, ngo n'ubugome bw'abantu buzagwira. Kugwira kwabwo ngo bizakonjesha urukundo rwa benshi. Icyanyuma, ubutumwa buzavugwa ku isi hose bubanzirize imperuka. Ubwo aho ngaho ndavuga ibintu bibiri bikomeye. Hariho ubugome bw'abantu buzagwira, kugwira kwabwo bigakonjesha urukundo rwa benshi. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye. Hanyuma kigakurikirwa n'ikintu cyo kuvuga ngo ubutumwa bwiza buzavugwa ku isi hose kugira ngo bubanzirize imperuka. Ubwo rero murumva ko ubutumwa bugomba kuvugwa kugira ngo bubanzirize imperuka. Ubu rero aho tugeze, ubugome bwa benshi burimo buragwira, kugwira kwabo bigakonjesha urukundo rwa benshi, kuko byari byoroshye gukunda umuntu ugukunda, sibyo? Ariko ubu biragoye rero gukunda umuntu utagukunda. Ubu rero biragoye mu by'ukuri kuba mwiza ukikijwe n'abantu batari beza. Uyu munsi biragoye gukunda umuntu utagukunda, kuko isi irimo iratuma abantu bihugiraho, buri wese yihugiraho. Kera byari byoroshye, ubu ntibicyoroshye. Abantu bariho baragenda bagwiza kwikunda, bagwiza ubugome, ibyo rero bigakonjesha urukundo rwa benshi.
ariko cyane cyane n'ubutumwa burimo buragenda buvugwa ku muvuduko ukomeye ujyanye n'ubuhanuzi Imana yatanze ko buzabanza kuvugwa mu isi yose kugira ngo banzirize imperuka. Iri kwirakwizwa ry'ubutumwa naryo nk'ikimenyetso gikomeye cyo mu isi y'imperuka turashaka kubivuga hano twifashishije agaciro k'igitabo cy'ubwo butumwa cyitwa Bibiliya. Bibiliya uyu munsi ubushakashatsi bugaragaza ko nicyo gitabo gisemuwe mu ndimi nyinshi ku isi zisaga 2,000 mu ndimi zisaga 7,000 ku isi. Bibiliya isemuwe mu ndimi hafi 2,000 mu ndimi hafi 7,000 ku isi. Umuntu ashobora kwibaza se izi ndimi hafi 7,000 ku isi zikomokahe kandi ibihugu byo atari byinshi bingana gutyo? Nuko mu gihugu haba harimo abaturage badahuje amoko. Buri gihugu cyo kuba gifite abaturage bafite amoko atandukanye kandi buri bwoko bufite ururimi rwabo. Ubwo rero bigatuma indimi ku isi ziba nyinshi kurenza ibihugu. Mu mibare cyangwa se muri statistique mu ibarura ryo mu mwaka wa 2020 bivugwa ko Bibiliya yacapwe inshuro miliyari 5. Nuvuga ngo hasohotse Bibiliya miliyari 5, ibitabo bya Bibiliya miliyari 5 mu mwaka wa 2020. Kandi muri uwo mwaka abaturage bo ku isi babarurwaga hafi muri miliyari 7 na miliyoni 800. Tubishize ku ijanisha cyangwa tukabishira ku baturage 10, ni nko twavuga ko mu baturage 10 batuye ku isi 6 bacapiwe Bibiliya. Mu baturage 10 batuye ku isi 6 bahawe uburyo bwo kugezwaho Bibiliya, bacapiwe Bibiliya, bashikirijwe Bibiliya cyangwa bahawe Bibiliya. Ibyo rero bishobozwa n'iki rero? Nuko Bibiliya igura make, kandi kugura make kwayo si ibindi ahubwo nuko hari abandi bantu Imana iba yakoresheje bakayigurira abantu badafite amikoro yo kuyigurira, bigatuma uyikeneye bwa nyuma, abenshi mu bayikenera bwa nyuma bayigura make cyane, bitavuze ko ari cyo giciro yacapiweho, ahubwo Imana yarakoresheje abandi bantu bafite amikoro kugira ngo bayigurire ba bandi batayafite. None bandi batayafite ikabageraho igura make cyane. Ahenshi ho banayitangira ubusa kuko abandi baba barayiguze bakayitangaho impano ku bantu badafite amikoro, nyamara nabo bakeneye gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo bikaba biri umugambi w'Imana kugira ngo ikwirakwize. Mu nsengero henshi Bibiliya bazitangira ubusa, mu mahoteli menshi Bibiliya bazitangira ubusa. Bibiliya rwose ni ahantu hake wakumva umuntu mu byo akennye akubwira ko akennye na Bibiliya. Imana yarabyemeye bityo kugira ngo umuntu wese ushaka gusoma ijambo aribone. Kuri Pentecote mu byakozwe n'umwa igice cya 2 uhereye kuri 37 kugera kuri 41 tubona intumwa zimaze kuzura umwuka wera, Imana ikaziha indimi zikavuga ubutumwa zishize amanga. Hari hateraniye abashyitsi benshi i Yerusalemu baturutse imihana yose, ngo bamaze kumva ijambo ryabo bigishwa buzuye umwuka barabaza bati twebwe tubigenze dute? Petero avuga ati mwemere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mubone gukiza ubugingo bwanyu. Barakizwa uwo munsi, guhakizwa abagabo 3,000 hatabariwemo abagore n'abana. Abo bagabo mu gukizwa kwabo Imana niyo yari yabyemeye ityo, batangaga bavuga aba bantu kuki tubumva bavuga mu ndimi zacu za gakondo kandi bose ari abanyagalilaya? Ni Imana yari yabyemeye kugira ngo ubutumwa bubwirwa abo bagabo 3,000 baturutse imihanda yose mu ndimi zabo za gakondo, kugira ngo nabo bahave bakijijwe basubire muri bya bihugu byabo bya gakondo, nabo bagende bavuga ibyo babonye, bagende bavuga ibyo bumvise. Byari umugambi w'Imana kugira ngo ubutumwa bukwirakwize. N'uyu munsi rero burimo burakwirakwizwa, buravugwa kuri za YouTube, udutabo turahantu hose, abantu baragenda banditse imipira yanditse ijambo ry'Imana. Iyo ubutumwa turabwumva mu buryo butandukanye, abantu baraterana kuri Zoom, murakumva ijambo ry'Imana ibereye mu rugo. YouTube yuzuye ibyigisho. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi biragenda bigora ko umuntu yavuga ngo ntabwo ariho yumva
icyo Imana ivuga, ntabwo ariho amenya icyo Imana imushakaho. Mu gihe cya kera byari bigoye kubona abantu babasha guhamya Imana. Rero uko tubibona dutyo, turasabwa iki? Turasabwa kugira ngo tumenye ko ubugome bwa benshi burimo buragwira bugakonjesha urukundo rwa benshi, ariko twe dusaba Imana ati Imana, nubwo ubugome bwa benshi bugwiriye, uturindire izamu kugira ngo urukundo rwacu rudakonja. Tubwire Imana ati nubwo ubutumwa burimo burakwirakwira, udufashe kugira ngo natwe tube mu babukwirakwiza, kandi udufashe tube mu bashyira mu ngiro ibyo ubutumwa butubwira. Niryo sengesho ryakabaye iry'umuntu wese ushaka gukiza ubugingo bwe. Reka dusenge. Tugushima ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe ni ukuri. Nubwo ubugome bw'abantu bugwira, turagusabye kugira ngo urukundo rwacu rudakonja. Nubwo ubutumwa bwawe bukomeje gukwirakwira, turakwisabiye Mana, mu izina rya Yesu, udufashe tube mu babukwirakwiza kandi tube mu babwubahiriza, mu izina rya Yesu. Amen.